Ibintu bitatu bituma amafaranga yunguka vuba vuba. Reba urabona nyine hari ukuntu twaba dufite amafaranga, njye Sam ugasanga ndakora pe, ndagerageza ngakora amafaranga nkayabona pe, ariko ugasanga ukuntu nyabonye nyine ndayabitse, nyashyize kuri banki, nyashyize kuri mobile money, yego ni byiza ko wayashyiraho, ariko si icyo gihe aba arimo kunguka. Ibintu bitatu rero byatuma amafaranga yunguka vuba. Ikintu cya mbere ni ukuyashora mu mushinga ubyara inyungu, aho kuyareka uyabitse aryamye. Uyashore nyine mu bucuruzi, ubuhinzi, ubworozi cyangwa se n'indi mishinga igiye itandukanye. Iyo udashoboye kubikora gutyo ukaba uyafite kuri mobile money, byaruta ukayashyira kuri mokashi. Urabona izi mokashi iyo ushyize amafaranga menshi ifite ukuntu igenda ikungukira nyine, aho kugira ngo uyabike nyine agire gute cyangwa kunguka. Cyane cyane abantu nyine tutaba mu Rwanda, nyine dukora twohereza mu Rwanda, dukora twizigama, ariko tukizigama kuri banki mu Rwanda, tukizigama kuri mobile money zo mu Rwanda. Hari ukuntu yashyiraho ukavuga uti njye nzajya gusubira mu Rwanda wenda kuri mobile money nzaba mfiteho miliyoni wenda 6 cyangwa se 5. Icyo gihe iyo umaze kuba wabikora gutyo ukavuga uti nzagere mu Rwanda mfite miliyoni 5 kuri mobile money, ntabwo ari byiza kugira ngo uyashyireho uzayasanga ari miliyoni 5 cyangwa se 6. Wowe yabitse kuri mobile money uyashyire kuri mokashi izajya ikungukira. Mokashi izajya ikungukira, noneho ugende wunguka nyine mu buryo burambye. Ikindi kintu cya kabiri, kwizigama ndetse no gushora inyungu. Nuko ngo ya mafaranga ukuntu wayabitsa kunguka, ndavuga ubwo kuri ku bacuruzi wenda. Noneho ikindi kintu nanone wamenya ni uguhanga udushya, kwiga ibintu bishyashya ariko nanone bibyara amafaranga. Hari ukuntu umuntu aba ari umucuruzi pe, afite business nziza, ariko se iyo business yawe bizagenda bite? Nta kuntu wakoresha TikTok ukazajya ujya live, ukazajya ubipostinga kuri TikTok, ukabishyiraho igiciro cyabyo, nabyo abantu baza babishima bakakwandika kuri WhatsApp, ukabakorera delivery ukabiboherereza. Urugero, hari ukuntu umuntu aba acuruza neza akahunga kurusha abandi, akahunga keza, agafata ibiro senkani akabyerekana kuri TikTok, abantu babiraba babikunda bakavuga ati wow. So ibyo byose rero iyo mbikubwiye gutyo ni ikimenyetso cyiza cyo kuba wagira gute wakoreshamo ubucuruzi bwawe, kwiga ibintu bishyashya ubwo haba kubiyemo no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ako kantu nako katuma nyine amafaranga yawe yunguka vuba. Ariko by'umwihariko kugira amafaranga yawe yunguke ni ukuyabyaza inyungu yashyira mu bucuruzi, kuko buriya ubucuruzi cyane cyane none ubucuruzi bw'ibintu biribwa cyane. Hari abantu bakora iduka bagashyiramo umunyu, isabune nyine ibyo byose tu. Iyo we nyine yumva ko afitemo ibintu byinshi akicara nyine akadamarara akumva ko arimo gucuruza, ariko iduka ntabwo ryunguka cyane, ahubwo ibirimo nibyo byunguka. Uti ni ibihe? Ushobora kurangura ibishyimbo, ibigori, amasaka, ibintu nyine bya biribwa, ibitoki, ibirayi, ibitunguru, ugashyira aho ngaho inyanya, amashu. Ibyo bintu babigura buri munsi, ntabwo umuntu yaburara kandi ufite ibishyimbo araza akabigura. Ariko nujya kurangura ngo njyewe ngo reka njye kurangura nyine ngo ibintu ngo inkweto barazigura, ariko ntabwo umuntu yagura inkweto ashonje. Mujye mumenya, mureke mabwiye tujye tumenya business man zigezweho. Inkweto urazicuruza yego, ariko se koko tuvugishije ukuri wajya kugura inkweto ushonje? Muri iki gihe abantu basigaye bakunda ibintu by'ibiribwa, by'umwihariko noneho abantu bo mu cyaro bo baratuzanira bakabihinga bakatuzana twebwe mu mujyi tukanga kubibyaza inyungu. Ariko icuruza ibiribwa ni ukuri kw'Imana amafaranga araboneka, kuko umuntu buri munsi bahaha inyanya, buri munsi bahaha ubuto, buri munsi bahaha amashu, buri munsi bahaha karoti, buri munsi bahaha ibishyimbo, ibirayi, buri munsi bakumbura imineke, byose nyine ugasanga urabifite aho ngaho iwawe. Kera kabaye nawe wahita uba umukire mu bintu utazi. Ubu nanjye rero natangiye gukoresha strategy yanjye, muzatangira kugenda muyibona, kandi ndababwira
kanda subscribe, turagaruka mu kindi kiganiro tureberamo. Ahangaha twiganira ibijyanye na bizinesi, uko twakorera amafaranga, uko twakwiteza imbere, ubucuruzi